Ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026 ikipe ifite abakunzi benshi hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport yari ifite umunsi wayo, umunsi w'igikundiro, umunsi bise Rayon Day. Uyu munsi abakunzi b'ikipe bagira amahirwe yo kwerekwa abakinnyi bashya bazifashishwa muri season nshya ibitangiye. Ni muri urwo rwego rero ejo rero hashize ku itariki 18 abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport beretswe abakinnyi bashya bazifashishwa muri season 2026-2027 ndetse hakinwa n'umukino wa gishuti wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gor Mahia. Abantu benshi bari bafite amatsiko menshi yo kureba abakinnyi bashya b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko iyi kipe yari maze igihe ikorera kampu mu karere ka Gicumbi. Abakunzi b'iyi kipe ya Rayon Sport ejo hakize rero ku munsi w'igikundiro wayo, ku munsi wa Rayon Day, buri muntu wese rero yafite rero amatsiko yo kuza kwihera ijisho abakinnyi bashya iyi kipe izagenderaho muri uyu mwaka wa 2026-2027. Ikipe rero ifite abafana benshi, abafana baritabiriye maze baza kureba intwaro zabo nshya zizabafasha kwitwara neza mu mwaka wa 2026 umwaka wa 2027. Tukaba tugiye kugaruka umukinnyi ku wundi uko twamubonye, cyane cyane twifashishije analize zitandukanye z'abanyamakuru cyane cyane bazi umupira hano mu Rwanda. Napu yari yabanje mu kibuga mu ikipe ya Rayon Sport, rero mu izamu ari yabanjemo umunyezamu mushya bita Dande Junior, niwe wari mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Kuri nimero 2 ari yabanjemo Nshimiyimana Emmanuel cyangwa se bakunda kwita Kapange. Kuri nimero 3 ari yabanjemo Ganijuru Eli, nawe rero umunyarwanda kandi umaze iminsi yitwara neza. Umutima defense hagati mu bwugarizi hari habanjemo Charles Chiplao ndetse na Mutumona, abo ni bari babanje mutima defense. Imbere yabo kuri nimero 6 hari habanjemo Ibrahim Jingaley, nimero 8 yabanjeho Mudeli Akbari, naho kuri nimero 10 mutoza hari yabanjemo Isa Jigwipa. Kuri nimero rero 11 hari habanjemo Atiso Kocho, yarabanje kuri nimero 11. Naho kuri nimero 7 yari yabanjemo umukinnyi mushya bita Boris Bono, yarabanje kuri nimero 7. Naho kuri atake akaba arimo ataka Mubaraka. Umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda Demba Ba, dore ko ari umunyamakuru ugana umupira ukumva arawuzi, yagarutse rero umukinnyi ukunda uko yagiye yitwara ndetse nuko yabibonye. Agaruka ku muzamu Dande Junior yagize ati, Dande Junior nta kazi yigeze abona mu minota 45 yakinnye kuko Rayon Sport ntiyigeze yatakwa. Mu gice cya mbere Rayon Sport nta kazi gakomeye yigeze ibona katuma ujije umuzamu, usibye save imwe yakoze ubwo umukinnyi wa Gor Mahia yateraga ishoti rikomeye. Dande Junior akora save iri controversial y'ukuboko, bimwe mu bigaragaza abanyezamu b'abahanga. Umupira awushyira muri koroneri, niko kazi gakomeye mu gihe yamaze mu kibuga yahuye nako. Uyu munyamakuru agaruka kuri defense y'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane mu bugarizi hagati, yagize ati, Charles na Mutumona niwe ngiye kuvugaho. Yavuze ati, Charles ukuntu namubonye ni umukinnyi mwiza ukina ibintu by'abantu bakuru, ibintu bike, udata umwanya we, ushobora guha umuntu ngo rero amumarike akabikora. Ibyo ni bimwe rero mu byo nabonye kuri Charles. Ariko ntabwo afite umuvuduko, ntabwo yihuta, ariko azi guhagarara neza mu kibuga kandi azi no gufata amariske. Umukinnyi ufite amakosa make, muri make ni umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi ukuze. Undi munyamakuru ubwo yaganiraga rero kuri Charles Chiplao yagize ati, nanjye ngira ngo rero icyo namubonyeho mbikubiye mu ijambo rimwe, ni umukinnyi rero witwa Charles ukina ibintu bike biva mu nzira. Nimba ari umupira arawutanga, agatanga passe ukamuvaho, cyangwa se akareba mugenzi we akamuha umupira bikarangiriraho. Umunyamakuru Demba Ba agaruka ku mukinnyi Mutumona yagize ati, ni umukinnyi wagaragaje kwihisha cyane, wirinda kwiyangaja ndetse no kwanga ko rero hari kosa ryamuturukaho. Imipira myinshi ku kigero cya 70% nayibaze. Iyo atawuhaga rero umunyezamu yawuhaga Charles. Akina rero ahengamiye ku ruhande rwa Kabange,
ariko yavuye mu kibuga nta mupira ahaye Kabange. Ukurikije uko umukino wari umeze, Mutumona afite ubushobozi buke bwo guhindukira ngo umupira ukoreshe icyo ashaka. Mutumona aririnda amarisike cyane nk'umukinnyi urimo gukinira ikipe ikomeye ya Rayon Sports ku nshuro ye ya mbere kandi ifite abafana benshi bangana kuriya. Muri makeya yakwepaga, yirindaga ibintu by'amakosa. Icyo nabonye gihari, umuntu bita Charles na Mutumona bizagorana ko bahurira mu kibuga icyarimwe. Guhurira mu kibuga icyarimwe byateza ikibazo ikipe ya Rayon Sports. Ikiriho nuko Mutumona azasimburwa n'umunyarwanda, akaba ari we rero uzajya ukinana na Charles. Ubwo twavuga nka Nshuti Didier ashobora gukinana na Charles kandi bagakina neza. Umunyamakuru agaruka ku mukinnyi bita Ibrahim Jingaley yagize ati, mu kibuga hagati umukinnyi bita Ibrahim Jingaley nabonye ari umukinnyi usanzwe cyane, ni new version y'umukinnyi bita Suleiman Dafe, uretse ko we Dafe yarangwaga n'imvune cyane. Ariko rero style y'imikinire, kujarajara mu kibuga harimo no gutakaza rero umwanya, kujya muri position itari nziza cyangwa zitari ngombwa. Ku mukasere nka Ibrahim Jingaley yabikoze kenshi cyane mu kibuga. Muri makeya uyu mukinnyi yenda gukina nka Likao, uko Likao nawe nicyo yapfuye n'ikipe ya Rayon Sports, gutakaza umwanya mu kibuga, kutamenya aho agomba guhagarara. Uyu mukinnyi Ibrahim Jingaley nawe bigaragaza ko rero kuri nimero 6 atazaba umukaseri mwiza wafashe ikipe ya Rayon Sports. Umunyamakuru yagize ati, reka mbivugira ahangaha, uwo bita Mudele Akibale n'umuntu bita Ibrahim Jingaley ubashyize mu kibuga hagati bagakina muri no shampiyona, ubwo wazirengera ingaruka. Ubahurije mu kibuga icyarimwe, Mudele Akibale n'umukinnyi utajya uhagarara hamwe. N'ikimenyimenyi rero Rayon Sports mu gice cya mbere yakoresheje side imwe y'iburyo, yariho rero Boris atarava mu kibuga. Mudele Akibale ni umukinnyi ugenda cyane, kuko role ya nimero 8 igomba guhuza uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso. Ariko Mudele Akibale yakoresheje rero umupira myinshi ayohereza ku ruhande rw'iburyo gusa, kuko n'ubundi niho aprefera. N'umukinnyi rimwe na rimwe ujya akina kuri nimero 2 yari mu ikipe y'igihugu. Mudele Akibale ni umukinnyi mwiza, ariko birasaba ko inyuma ye rero haza numero 6 uri clinical, ukuze, uri pure, utajarajara, uzi gukina umwanya we neza. Avuga kuri Issa Jigwiba yavuze ko ari umukinnyi mwiza ufata ibyemezo bikwiye, uko rero gukora control ya baro, uko agenda afata riski, byagaragaza ko ari umukinnyi mwiza uzagira icyo afasha ikipe ya Rayon Sports nimara guhuza umukino. Uyu ni umukinnyi warangije rero kwidistinga, ukurikije rero control yakoraga, uko yazaga kwakira imipira ndetse nuko yadistributingaga, wabonaga ko ari umukinnyi uzafasha ikipe ya Rayon Sports nimara guhuza umukino. Asobanura Boris Bonu yagize ati, uyu ni umukinnyi utaherukaga mu kibuga, ni umukinnyi wagaragaje ko nta physique afite, ariko nanone ikibazo afite ni uko umupira wese afashe ashaka kusubiza inyuma aho kugira ngo ajye imbere afacing umudefenseri, bitandukanye na Eritatu we ufata baro agafacing umudefenseri akajya imbere ashaka kwinjira rero mu rubuga rw'amahina. Umunyamakuru yenzemo agira ati, Eritatu niwe uzajya ubanza kuri nimero 7 z'ikipe ya Rayon Sports. Agaruka kuri Atiso Kojo yagize ati, mu gice cya mbere uyu musore yagize rero ikibazo rero cyo ko uruhande rwe nta mipira yigize ahabona, ariko yavuze ko ari umukinnyi mwiza, umukinnyi wagaragaje ko agomba guhagarara neza, ndetse igitego yatsinze yarahagaze mu mwanya we agomba kuba ahagazemo. Aribyo namyo bigaragaza umukinnyi mwiza kandi umukinnyi w'umuhanga. Agaruka kuri Mubaraka yagize ati, Mubaraka we nta kintu kinini namuvugaho, kuko n'umwe mu bakinnyi babiri bakomeye Rayon Sports yaguze muri ino sezo, kuko Mubaraka ni rutahizamu mwiza ndamuzi. Mubaraka muzi guhera kera, ni rutahizamu uzwi. Biranagoye ko muri ba rutahizamu b'ikipe ya Rayon Sports hari uzashobora kumwicaza ngo amurishe benshi. Agaruka ku mukinnyi bita Muhoza Daniel yagize ati,
ni umwana ufite overconfidence, wiyizeye, ufite icyizere, ushaka gukonfirima no kwemeza. Umupira arawufite ku kirenge, ariyaminiya, arinjira mu maduweri, arashaka guhangana. Muhoza Daniel azakina, ni umwana ubona ko rero azakina. Karantunguye cyane kuko ubwo rero muheruka wabonaga ari umwana mutoya, ariko maze kumwegera nabonye ko ari umwana umaze gukura. Muri make rero kuri bwa hari ingingo ashobora kuzamukuramo umukinnyi mwiza uzafasha ikipe ya Rayon Sport. Agaruka rero kuri rutahizamu Junior Kameni, ashobora kuba rero ari umukinnyi w'umusore rero uri muri shampiyona y'u Rwanda. Ni umusore pe, mbega agatuza, mbega indeshyo, ni umusore pe afite igihagararo gihagije. Icyo nabonye mu kibuga, ashobora kuba yari afite rero umunaniro. Yagaragaye rero nk'umuntu ufite rero umunaniro, kuko amareflexion yiwe ntabwo yihuse, kuko n'igitego yatanzeho assist, urebye ahantu yafungiye Feri n'umudefanseri bari bari kumwe, habayemo rero gutinda mu gufata rero icyemezo. Ni rutahizamu wagira contribution, biramutse rero bigenze neza ikipe ya Rayon Sport ikafite nimero 10 mwiza, ndetse rero n'abawinga beza. Ariko si impamya ko rero azicaza umukinnyi bita Mubaraka. Mbivugiye ahangaha njyewe, hari utuntu twa tekinike Mubaraka amurusha. Urugero, umupira rero yuje, hari aho rero agomba kufungisha igituza, ariko agashaka gukinisha ikirenge. Mubaraka azakina kereka nagira ikibazo cy'imvune. Agaruka ku mukinnyi bita Asuman, yavuze ko rero umunyamakuru yagaragaje ko Asuman agomba kwitekerezaho, nahundi bitazakunda muri Rayon Sport. Asoza bavuze ko Rayon Sport yaguze neza paraporo rero ya Rayon Sport y'umwaka ushize. Rayon Sport tuyifurije rero amahirwe masa muri uyu mwaka mushya itangiye. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mwakoze kudukurikira. Bye bye, mugire ibihe byiza.